Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi, ari abaherereye mu ntara y'amajyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka mbabwire ngo mbahaye ikaze. Ari abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka nsuhuze kandi abari mu gihugu cy'Ubudage. Gaspari aho uherereye ndagushuhuje. Reka nsuhuze kandi n'ingabo z'igihugu, abasirikare bose iyo bava bakagera, by'umwihariko abanyuze muri batayo ya 307 ndetse n'abayirimo ubu ngubu. Nsuhuza afande Mudage, afande uwo twakundaga kwita afande aho ruzingiye, afande Richard n'abandi bose ari abanyuze muri batayo ya 307 ndetse n'abayirimo ubu ngubu. Mwese mbahaye ikaze, mugenda mubitwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Abagize ibyago rero reka mbabwire ngo mukomeze mugire kwihangana, mwisi niko bigenda. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi. Kuri kamera rero z'icyambu TV turi kumwe, umureba urahita ubona ari umwana w'umukobwa ukiri mutoya. Mushobora kuba mwibaza ngo ese uyu mukobwa ninde? Araza kutwibwira. Turaganira kuri byinshi mu kiganiro tugiye kugirana umunsi nk'uyu nguyu. Aha duherereye rero ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Kinyinya, mu kagari aha turi ni mu kagari ka Gasharu. Aho ngaho niho duherereye. Ni urugendo rutatworoheye kugira ngo tubashe kuhagera, ariko kubw'amahirwe twabashije kuhagera. Kuri kamera rero hari umubyeyi muri kuhabona. Impamvu mwese umubyeyi nuko ari umubyeyi. Uratangira utwibwira. Nitwa Niyonkuru Berize. Niyonkuru Berize. Berize uri umuturage w'inaha ngaha? Niho wavukiye? Oya, navukiye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bukure. Uba aha ngaha i Kinyinya? Aha ngaha i Kinyinya. Ubuzima bw'aha i Kinyinya ubona ari ubuzima bumeze bute? Mbona ari ubuzima bwiza kuko umuntu abubayemo niko abwakira. Inzu zaho ntizihenda? Zirahenda. Nibura inzu y'ibyumba 3 na salo bikodeshwa nk'angahe? 150. Ibyumba 3? Ibyumba 3 na salo aba ari nk'I150 cyangwa 200 bitewe n'umuntu ugiye kuyikodesha. Umuyede wa hano we ahembwa angahe ubwo? Ahembwa ibihumbi 5. Umuyede wa hano ahembwa 5,000. Inzu nziza yo kubamo y'ibyumba 3 ubwo ni 150. Ubwo nk'iya 2 nayibara nko muri za 80-70. Turimo tuganira, hari abantu batakuzi. Berize ni muntu ki? Uratangira utwibwira. Berize umuntu utamuzi, ushaka kwibwira umuntu utakuzi, wamubwira kuri Berize ari muntu ki nyine? Berize ndumva nge nk'ubuzima mbayemo cyangwa se nk'izina ryanjye. Berize ndi umuntu ugomba gushakisha imibereho, nkayishakishiriza n'abana banjye kugira ngo bazajya ahantu heza, ntibazabe nko mu buzima nabayemo, kuko nabayeho mu buzima bubi. Ndaharanira kuba abana banjye babaho mu buzima bwiza, abarihirira ishuri bakiga, nkashakisha bakiga, bakazankura mu buzima bubi nabayemo, cyangwa se sinzi uko Imana izabigenza. Uyu munsi wa none ufite abana bangahe? Mfite abana 2. Ufite abana 2. Ubana n'umugabo? Twaratandukanye. Aratandukanye? Ntabwo mukibana? Mwari mwarasezeranye se mu buryo bwemewe n'amategeko? Ntabwo twari twarasezeranye. Nkurikije ingano yawe nuko ungana, umuntu yahita yibaza ahubwo nari nzi ko ndi bukubaze kubera icyo utagiye ku ishuri. Oya, ntabwo niga. Ntabwo wiga? Impamvu utiga se ni uko wabyaye cyangwa umuntu areba arabona ukiri muto? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23, ngiye kugira imyaka 24. Muri iyo myaka ufite abana 2? Mfite abana 2. Ntekereza ko iyo uza kuba ukibana n'umugabo ubu wari kuba ufite nk'abandi nka 2 nkurikije. Ubu afite nk'abandi wenda nka 2. Nkurikije ukuntu nkubona uragaragara nk'umuntu wishimye, ubanza ubuzima bw'inaha bukuryoheye. Nese ubu wagumya kubabara bwo bikagenda bite ko ari ukugumya kubwangiza ahubwo? Ukora iki busanzwe? Ubusanzwe ncuruza amagi n'ubunyobwa. Amagi n'ubunyobwa?
ni ukuvuga ngo ni ko kazi kawe ka buri munsi. niko kazi nkora buri munsi. Amagi n'ubunyobwa se ubwo bukabasha kwishyurira inzu, abana bakiga, ukarya, ukambara, bivamo byose? Ni gake gakeya. Mm. Cyangwa Bivamo gake. uhora muri pirive? Oya. Eh, Ntago mpora muri pirive, Imana ntago yabyemera. yego disi, ntabwo Imana yabyemera. Umuntu ashobora kuba arimo yibaza ese umwuga cyangwa se umurimo wo gucuruza amagi, tujya tubona hano mu mujyi wa Kigali rimwe na rimwe na leta itabyemera Na ibirwanya. leta iyo bagufashe nyine baragutwara, iyo utagiye uri maso barakujyana bakajya kugufunga. Baragufunga? Baragufunga kwamaramo nk'amezi nk'atatu, iyo bagufashe nyine amande baguciye ukayabura. Baguca nk'amande angana iki? Abazunguzayi babaca 10. Ayiwe, bigeze bagufungaho? Ntago baramfata ndabacika. Ni ukuvuga ngo mu bintu bya mbere uzi no kwiruka bibamo. Ndabacika. Ni ukuvuga ngo niyo bagerageje kuza ubwo mu mvugo nyayo amaguru yabangira ingata. Ndabacika, baza mbareba imodoka izanye ntayibonye. Nta na rimwe baragufata? Nta na rimwe bari bamfata ngo bamfunge, ndabacika. Ubona se usibye kuba babirukankana bikagenda uko kose, ubona ari umurimo wabasha gutunga umuntu? Wabyishyizemo ntucike intege wagutunga. Ubona wabeshaho umuntu? Wakubeshaho wabyishyizemo ntucike intege. Kuko ntekereza ko nubwo wenda byaba bigoranye ariko ari wowe wishyurira inzu. Ni njyewe uyiyishyurira, mfite ikibina mbamo ntanga 500 ya buri munsi. Umaze igihe kingana iki utandukanye n'umugabo wawe? Hashije amezi 9. Muri ayo mezi 9 niwe wifasha kurera abo bana, ni nawe wifasha kubitaho, wishyurira inzu byose? Nta kintu we ajya gufasha? Hari igihe kigera ahari sinzi wenda Imana ikamukoreramo akagurira abana isukari. Ariko ntabwo ari ibintu bihoraho cyangwa se ngo abikore nk'inshingano? Ntabwo ari ibintu bihoraho. Si n'ibintu akora nk'inshingano. Kubera iki se mbona nkurikije ingano yawe Beri? Banza rero warashatse ukiri muto nk'uko nkurikije imyaka watubwiye? Nashatse nkiri mutoya ariko nta kundi niko Imana yabishatse, nta kundi byari kugenda. Uragenda wambara ibitenge? Nambara ibitenge. Ushyiraho igitenge ushyiraho n'icyacyo? Utega n'ikindi mu mutwe? Cyane. Wumva wabaye umudamu? Ayiwe, mu minsi mike ubura twise? Cyane. Ubu urabyaye? Urongera ubyara n'undi? Ndongera mbyara n'undi. Berize, nyuma y'uko utandukanye n'umugabo wawe, ubona se hari ikintu byahinduye ku buzima bwawe cyangwa se? Byarahindutse kuko byanshyize mu mutuzo. Nibwo wumva ko wabayeho neza? Nibwo numva njyewe byahindutse, nibwo numva ko byahindutse. Ubana n'umugabo wawe se, ni impamvu uvuga ngo nibwo byahindutse se? Ni uburyo yakwicishaga inzara se? Yaragukubitaga se? Ntabwo ari uburyo bw'inzara nyine, ntabwo byari neza. Ntabwo byari neza, ku buryo mutandukanye aribwo wumvise usa nkaho ugizemo akantu k'umutuzo. Ntabwo se ubona bikugora gutunga umuryango wenyine, umugabo yenda yimirira icupa yidegembye aho ngaho mu isantere? Birangora ariko mba numva ari ikintu kindimo nk'inshingano ngomba gukora kugera igihe ubuzima bwanjye buzarangirira. Hari nk'umwuga se waba warigize wigaho? Ntabwo nigeze njya ku ishuri, ntabwo nigeze niga. Nta nubwo se wageze nko mu wa 6? Wapi, nageze mu wa 3. Mu wa 3 primaire? Uhita uyahagarika? Uhita nyahagarika kuko ubuzima bwari bwanze. Ufite ababyeyi bombi? Wapi, mfite mama gusa, papa yarapfuye kera 2009. Iwanyu muri abana bangahe ubwo? Turi abana 5 ninjye wa nyuma. Ni wowe wari umuhererezi? Gusa kumva umuhererezi akenshi aba ari we uri kumva kuba hafi ya mama, kubera iki Berize wagize utyo ukabucitse mama wa? Ntabwo namubaye hafi, ntabwo byari gushoboka. Ubuzima
ubuzima bwari bwaranze nyine. uza Kigali nk'umuntu uje gushakisha. Kuva Kigali nje gushakisha. Kigali uyinjiye se ubuzima bwaho bwarakoroheye? Duhe ishusho ya Kigali ukimara kuyigeramo byari bimeze bite? Kigali nkimara kuyigeramo nyine naho ubuzima bwaranze, nsubira mu cyaro. Nsubiye mu cyaro na ubundi, kuko ubuzima n'ubundi mu cyaro butari neza, urumva ntabwo nasubiyeyo nizeye ko buzahinduka. Nasubiyeyo nshaka umugabo. Nshatse umugabo rero tuzana muri Kigali. Ni ukuvuga ngo waje muri Kigali, uje muri Kigali ubuzima buranga, bumaze kwanga ufata icyemezo cyo gusubira mu cyaro. Uje i Kigali se wari wazanywe n'umuntu, byari byagenze gute? Nari nazanywe n'umuntu wari wandangiye akazi. Urakageramo se? Duhe ishusho byagenze gute, waraje ukajyamo? Nakagezemo nyine, nkagezemo biranga. Umuntu nakoreraga nawe yakoraga akazi k'ubusekirite, nta mafaranga yabaga afite yo kuba yampemba. Agasa nkaho n'ubundi ahora kwambura. Ufata icyemezo cyo kuvuga ngo nanjye nisubirira mu cyaro. Ugeze rero uhura n'umwana wo kwa bene Rubaduka ati ngwino nkugire umugore. Nawe urabyemeye? Nanjye mba ndabyemeye. Berize ati karabaye ubu ngiye kuba umugore, nabyiyemeje. Ni nabwo mwamaze igihe gito mubona kuza i Kigali, cyangwa umwana wa mbere niho mwamubyariye, byagenze gute? Twaje mufite indayi. Yego, muzi Kigali. Mu rugo mumaze gutangira kubana, mwari mubanye mute? Ese nyuma mwaje gutandukana bigenze gute? Twari tubanye neza, ni kwa kundi wenda umugabo agendera mu gikundi cy'abagabo badafite ingo bakamushuka. Muri make ubona ko mu byasenye urugo rwawe hari harimo n'ikigare umugabo wawe yaba yaragenderanagamo. Wabibwiwe n'iki? Ni uko byaterwaga n'amagambo yambwiraga. Niyo mpamvu nabibonaga nyine, nabitekerezaga. Ujya ubona muratandukanye. Mumaze gutandukana ntabwo byakugoye? Byangoyeho, biranangora cyane. Nkajya mu biraka, urumva abana bari batoya, ibiraka byanga, ariko nkagumya nkahatiriza. Mbona abana bigiye imbere, umwe agize imyaka 2 n'igice, undi afite 4 n'igice. Kandi ubona ko urwanana n'ubuzima bikagenda neza? Ndwana n'ubuzima bikagenda neza. Ubwo se hari urugo rwawe ntirujya rugira gutyo ugasanga rurinjiriwe bitewe n'uko bava ngo ni urugo rutarimo umugabo? Ntago bibaho, nta muntu wanahakandagiza ikirenge, bitewe n'uko nihagararaho. Wihagararaho? Nihagararaho. Baragutinya? Wafashe umwanzuro wo kwicururiza amagi kugira ngo abana babeho? Berize, uyu munsi wa none uramutse ubonye nk'igishoro wumva wakora iki? Njyewe mbonye nk'igishoro numva ibintu nakora se ku Mana we. Uretse ko Imana ari ibigena, njyewe mbonye nk'igishoro numva hari nakora amanywa n'ijoro sinanaryame. Ntekereza ko bakunze b'Icyambu TV muri kumva ubuzima bwa Berize abayemo. Ndabizi ko musanzwe mugira urukundo, abadukunda bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Birashoboka ko wagira umutima w'urukundo ukaba wifuza kuba hari icyo wafasha Berize akabasha kugira ahava ndetse akagira n'ahagera. Nzi neza ko utabura kubihererwa umugisha. Ubwo buryo rero nta bundi nuko ushobora kuba wabucisha kuri nimero ya telefone, wifuza kumugira inama se, kumuganiriza, kumuba hafi no kumusengera, uhawe ikaze. Berize, uraza kutwemerera uzamura ijwi maze utange nimero yawe ya telefone? 079 079 6 5 6 5 6 95 3. Unongera isubiremo? 079 6 5 yego 95 yego 3. Ni ukuvuga ngo iyo niyo nimero yawe ya telefone.
Rero bakunze b'icyambu TV, nababwira ngo ni uruhare rwanyu gutuma Berize ubuzima bwe bwahinduka, na cyane ko kwishyura inzu biramugora no kuba atunze uwo muryango, ni ubuzima butamworoheye, ariko kubwo gushikama ku muryango yemeye gufata inshingano, nta kindi kintu abikoreye agamije kugira ngo abana be ejo cyangwa ejo bundi bazavemo abana beza bafite uburere bahabwa n'umubyeyi wabo. Navuga ngo rero Berize, reka tugushimire. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Berize, yenda ndabizi ko dushobora kuzongera tugahura hamwe n'abakunzi b'icyambu TV. Mfite icyizere ko hari ikizaba cyakozwe kugira ngo ubuzima bwawe bube bwagira ahantu buva ndetse bugire n'ahantu bugera. Turagushimiye rero kandi ugira akazi keza. Namwe mugira akazi keza, murakoze, Imana ibarinde. Yego.